Miss Nyambo umwe mu bakobwa beza bakina filime nyarwanda yamaze gutererwa ivi. Mu gitondo cyo kuri wa 24 Kanama 2026 nibwo ku mbuga nkoranyambaga zose zatangiye gucicikanaho inkuru ivuga ko Nyambo yaba yamaze gutererwa ivi n'umukunzi we wo mu diaspora usanzwe yibera mu gihugu cya Dubai. Aya makuru rero yaje gufatwa nk'ibihuha dore yuko nta hantu na hamwe uyu mukobwa Miss Nyambo cyangwa se Nyambo Jessica yari yigeze ayatangaza. Benshi bakeka ko ari AI, ntabwo babyemeraga. Ariko mu kiganiro Miss Nyambo yaje kubagira n'umunyamakuru Chita, yaje kuba yamwemerera yuko aya makuru ari ukuri, ko nta gihuha kirimo, ko yamaze kuba yakwambikwa impeta n'umukunzi we. Nyambo mu magambo ye abwira Chita yagize ati: ubu ndi fiance w'umuntu. Urumva iyo tayito? Ndi fiance, ariko Imana ni nziza pe. Nta kintu cyiza nko kuba fiance w'umuntu ukunda, wujuje ibintu byose wasengeye ku mugabo. Muri iki kiganiro umunyamakuru Chita yabajije Nyambo ibyaranze ijoro yambikwamo impeta ye. Nyambo asubiza avuga ati: byari ijoro ryiza cyane, nubwo inshuti zanjye nyinshi zitabashije kwitabira ibirori byanjye, bitewe nuko umukunzi wanjye yabashije guhamagara abo yari afite asanzwe akominikana nabo. Rero abo atari afite nimero ntago yabashije kubahamagara, niyo mpamvu yaje gutuma zimwe mu nshuti zanjye zitagaragara muri ibyo birori. Ati: ririya joro ryari ryiza cyane pe, ryari ijoro ry'ibyishimo, nubwo hatari hari inshuti zanjye nyinshi, bitewe n'uko umugabo wanjye ataziranye nabo. Abo yagerageje ni abantu afitiye nimero. Ngayo nguko rero Miss Nyambo mu byishimo bye yuko yamaze kwambikwa impeta n'umukunzi we, avuga ko imishinga y'ubukwe nayo ishobora kuba iri imbere. Reka tumwifurize kuzagira ubukwe bwiza ndetse no kuzagira urugo ruhire, akabyara hungu n'akobwa, kandi tubifurize ko urugo rwabo rutazigera rutandukana cyangwa se rusenyuka. Ngayo nguko rero nibyo twababwira kuri Miss Nyambo. Ariko nyuma yo kuvugwa, nyuma yo kwambikwa impeta ku mbuga nkoranyambaga, impaka zaje kuba zaba nyinshi hagati y'abakunzi ba Titi Brown, aho baje kwibasira Nyambo bavuga yuko abababarije umuhungu, yuko yagakwiye kuba yarahisemo Titi akaba ariwe babana, dore ko Titi yigeze kugerageza kumubaza nimba yamutera ivi yabyemera, undi agasubiza ko bidashoboka. So rero abakunzi ba Titi namwe mwihangane, ariko buriya umuntu niwe umenya impamvu ahisemo umuntu, kuko buriya umuntu ahitamo umuntu abona azabasha kwihanganira. Rero ntabwo twableminga Miss Nyambo ku cyemezo kiwe yafashe cyo kuba yakwemerera uriya musore, akavuga ngo yes, buriya yabivuze kuko yabonaga ko azabasha kwihanganira imico ye kandi ko amukunda. Rero ubwo ku bantu bafanaga Titi na Nyambo, reka tubabwire ngo iby'ubu besto byamaze kuba byashyirwaho akadomo, nta nubwo bizongera kubaho ukundi, dore ko ubu Nyambo ni fiance w'umuntu muri kano kanya. Ese wowe ukuri iki kiganiro twakubaza ngo ubona Nyambo ibyo yakoze ari ibyo yari bwange uriya musore agahitamo Titi kuko wenda banyuranye mu bihe byari bikomeye, cyangwa wenda yari bukurikize amahitamo ye nk'uko yabyerekanye aho yavugaga ngo yes ku musore wamwihebeye? So muri komenti utubwire nimba Nyambo hari ikosa urimo kumubaraho, cyangwa se nimba Titi wenda yaba ari we utarabigizemo imbaraga bigatuma Miss Nyambo amucika. So ikiganiro ni The Story Time kuri channel ya Despa TV. Reka tubabwire ngo nakagaruka. Ciao ciao.